الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. بإسلام وفاندمي turacyakomeza gushima dusingiza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tunasabira inwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Dukomeje igitabo cyacu cyitiriwe ad-da'u wad-dawa, indwara na buri muti, cya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Aho murabizi ko twarimo tuganira kubigendanye n'uburyo nibihe umugaragu biba byiza ko ahitamo kugira ngo asabe Imana kandi abafite icyizere muri we ko Allah subhanahu wa ta'ala yamusubije. Twavuze byinshi kuri ibyo bihe, tuvuga byinshi muri zo adabu ikinyabupfura kigomba kukuranga igihe utakambira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho twakweretse uburyo werekera qibla ukaba ufite isuku, warangiza ugatakambira Allah subhanahu wa ta'ala uciye bugufi, wumva ko Allah subhanahu wa ta'ala umureba cyangwa se we akureba, ukabitangiza wicuza ibyaha byawe waba warakoshereje uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ushimira Imana, usabira umwe Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi. Ni byinshi twavuze kuri iyo sije. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo biba byiza ko ukoresha igihe uri mu busabe bwawe, igihe uri mu idua. Zimwe mu idua twigishwe n'umwe Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi ko igihe uzikoresheje byanze bikunze uba wizeye igisubizo ko Allah subhanahu wa ta'ala ari buze kugusubiza. Izi dua zakoreshwe n'umwe Imana, izindi zigenda zikoreshwa namwe mu basahaba cyangwa se n'izindi rumwa zabanjirije intumwe Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi. Mbibutsa ko bagaragu b'Imana, iyo mbigishije idua nk'ingiyi mukansaba ko nyibandikira biba bingoye. Reba umuntu wumva icyarabu cyangwa se reba umuntu uzi kwandika, umuhe iyi audio akwandikire, kubera ko murabizi ko tuba dufite n'akazi kenshi. Reka dukomeze rero. Aya masomo mukuri ni amasomo dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aya madua, iyi myitwarire ni imyitwarire dukeneye hagati yacu n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo tube dufite icyizere ko ibyo tubwira Imana idusubiza. Turahera ku mvugo yagaragaye muri Sahih Ibn Hibban, hadithi yakiriwe na Abdullah bin Buraida an abihi, aho Rasul sallallahu alayhi wa sallama yumvise umwe mu bagabo asoma idua, yumvise umwe mu bagabo avuga mu busabe bwe agira ati: Allahumma inni as'aluka, Mana yanjye ndagusaba, bi anni ushhiduka annaka anta Allahu la ilaha illa anta, ndagusaba ariko mpamya mbikuye ku mutima nemeza ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse wowe, al-ahad, wowe ufite umwihariko, wowe umwe, as-samad, wowe Mana ukenerwa, wowe wihagije, urihagije kandi ukenerwa n'ibiriho byose. Ibiriho byose niwo bitura ibibazo byikoreye, alladhi lam yalid wa lam yulad, wowe kandi utarabyaye kandi utarabyawe, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kandi Mana wowe utagira na kimwe wagereranwa. Faqala, inwe Imana Muhammad sallallahu wasallam alayhi ibyumvise iravuga iti: laqad sa'ala Allah bil ismi al-a'zam, uyu mugaragu asabye Imana akoresheje rya zina rihambaye, alladhi idha su'ila bihi a'ta, rya rindi iyo urikoresheje mu busabe bwawe Imana iraguha, wa idha du'iya bihi ajaba, warikoresha Imana iragusubiza. Mu ncamake ahangaha ushobora no gukoresha surati al-ikhlas, surati kul huwallahu. Iyi sura ni imwe mu masura akomeye umwemeramana yakagombye gukoresha, ariko akayikoresha afite ibyiyumviro n'ibisobanuro by'isura. Uzi kwicara imbere y'uwiteka ukavuga uti: Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imana imwe, Imana ifite umwihariko mu kurema, Imana ifite umwihariko mu gusengwa, iharirwa amasengesho. As-samad, lam yalid wa lam yulad, Imana iturwa cyangwa se yifashishwa, Imana yishingikirizwa na buri kiriho cyose. Imana yihagije yishingikirizwa
ifsabwa ubufasha na buri kiriho cyose. Lam yalid wa lam yulad, itarabyaye itarabyawe. Ukibuka ko hari abangikanye Imana bavuga ko Imana yabyaye, hari abangikanye Imana bavuga ko Imana yabyawe, bikakubabaza. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kandi Imana itagira na kimwe wayigereranya nacyo. Aya magambo wayavuga mukuri ukumva ko wazanye wakoresheje rya zina rihambaye intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi yatubwiye, iyo urikoresheje byanze bikunze Allah subhanahu wa ta'ala agusubiza mu busabe bwawe. Bagaragu b'Imana, nibutsa ko iyi niyo tawassul, iyi nicyo kiraro, niyo nzira ducaho dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Inzira nyayo ni ukwifashisha ijambo la ilaha illallah, ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Warangiza ugakoresha n'amazina yayo Imana yisingije. Naho tawassul abakristo bakoresha gusaba Imana baciye kuri Yesu Kristo, hadha muharramun wa shirkun, iyi ni haramu kandi ni shirku. Cyangwa se tawassul abashiya bakoresha iyo bifashisha amazina ya ahlul bayt, ni ngiyi ni shirkun, nako nukubangikanya Imana. Allah subhanahu wa ta'ala bainana wa bainahu, hagati yacu n'Imana laysa fihi wasita, nta kintu na kimwe twifasha kugira ngo tugere ku Mana, kubera ko wa idha sa'alaka ibadi anni, Imana iratubwira iti abagaru rwanjye nibakubaza ngo nihe, ubabwira uti fa inni qarib, ubabwira uti ngo ndi hafi yabo. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, subiza umugaragu igihe ansabye. Kuri iyo mpamvu twe gusaba Imana ntibisaba ko duca kuri ahlul bayt, tuvuge ya Hussein twumve ko ari bwo Imana iri buze kutwakirira, cyangwa se tuvuge Yesu Kristo, Yesu twumve ko ari bwo Imana iri buze kutwakirira. Ahubwo direct twinjira tuvuga ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuri, nta yindi Imana ikwiye guhabwa icyubahiro, nta yindi Imana ikwiye kuvugwa mu masengesho yacu, tugomba gukunda uretse Imana imwe rukumbi. Iyo niyo tawassul, niyo nzira nyayo itugeza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafz, mu yindi mvugo, laqad sa'alta Allah bi ismil a'zam, intumwa y'Imana aramubwira iti wasabye Imana ukoresheje izina rihambaye. Naho mu yindi hadithi nayo iboneka mu gitabo cya Ibn Hibban, yakiriwe na Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jalisan wa rajulu yusalli. Anas yari kumwe na Rasul sallallahu alayhi wasallam yicaye, umwe mu bagabo cyangwa se umwe mu bantu ari masari. Thumma da'a, nuko aza gusaba agira ati Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu, Mana ndagusaba ariko mpamya ko ari wowe ukwiye gushimwa, ari wowe ukwiye gusingizwa. La ilaha illa anta, nta nundi ukwiye kwemerwa, nta nundi ukwiye gusengwa mu kuri, nta nundi ukwiye kugaragirwa mu kuri uretse wowe. Al-Mannan badi'u samawati wal ard, wowe wahanze ibirere birindwi n'isi. Ya dhal jalali wal ikram, wowe nyiri byubahiro kandi nyiri ubumuntu, wowe nyiri ingororano zose zihambaye. Ya hayyu ya qayyum, Mana wowe nyiri ubuzima buhoraho butarangira. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Rasul sallallahu alayhi wasallam amwumvise aravuga ati laqad sa'ala Allah bi ismil azim, asabye Imana akoresheje izina ryayo rihambaye. Alladhi idha du'iya bihi ajaba, ryarindi iyo urikoresheje usaba Imana iragusubiza. Wa idha su'ila bihi a'ta, warikoresha usaba Imana ikaguha. Iyi hadithi nayo ni hadithi nyayo, ni hadithi iboneka mu gitabo ahandi wayisanga ni mu gitabo cya Imam Ahmad fi Musnadi. Indi hadithi nayo dukesha Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi, yakiriye cyangwa se ayikomara kuri Asma bint Yazid anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti ismullahi al-a'zam, siturimo dushaka izina rihambaye ryarindi iyo turikoresheje Allah subhanahu wa ta'ala atwakirira ubusabe bwacu. Intumwa y'Imana iratubwira iti rero ismullahi al-a'zam, izina ry'Imana rihambaye,
fi hataini al-ayatayn, muzarisanga muri izi aya ebyiri. Byumvikana ko izi aya ni byiza ko abantu bazimenya bakanazikoresha mu busabe bwabo. Erega abayisilamu gusaba Imana si ukuvuga ibibazo byawe gusa, nkuko twabibonye muri adabu dua, mu kinyabupfura, ku muco akagombye kuranga wa wundi utakambira Imana, harimo kuvuga ibisingizo by'Imana, harimo gusingiza Imana ukumva ko wayisingije pe. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero muri hadithi ya Asma bint Zaid atubwira ko izina ry'Imana rihambaye twakoresha mu maduwa, amaduwa yacu akakirwa, tuzarisanga muri izi aya ebyiri. Ariyo aya ya mbere ivuga iti wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim. Iyo ni aya ya mbere. Indi aya ya kabiri ni aya iboneka cyangwa se itangirana na surati Al-Imran, aho Imana yagize iti alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Byumvikana ko uramutse ugiye mu idua zawe ukajya ugaruka kuri izi aya ukavuga uti wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wa ilahukum ilahun wahid. Iyo Mana yanyu ni Imana imwe, ni Imana ifite umwihariko mu kuyisenga, ni Imana ifite umwihariko mu kuyambaza. La ilaha illa hu, nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse yo. Arrahmanur rahim, ariyo nyirimpuhwe, impuhwe zigenda zikagera ku biremwa byose. Arrahim, kandi akaba ariyo nyirimpuhwe, yo ifite impuhwe izaharira abemera Mana ku munsi w'imperuka. Cyangwa se mu kimwe ukifashisha iyi aya iboneka itangira surati Al-Imran ugira uti Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa, Imana nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse yo. Al-hayyul qayyum, ariyo al-hayyu al-qayyum, yo ifite ubuzima buhoraho, ubuzima butarangira. Indi hadithi nayo ni hadithi dukesha Abi Huraira. Iyi hadithi ikayiboneka mu gitabo cya Imam Ahmad, nayo ni hadithi yakiriwe na Anas bin Malik wa Rabi'a bin Amir, ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatwigishije ko mu busabe bwacu twajya tugira iri jambo rigakomeza mu maduwa yacu igihe dusaba Imana. Hari kuvuga uti ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ewe wihariye ibyubahiro, ewe ufite ingorano zihambaye, ya dhal jalali wal ikram. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi yatwigishije ko iyi dua twajya tuyikoresha kenshi mu busabe bwacu bwa buri munsi. Indi hadithi ariyo twasuzerezaho ni ugukoresha ijambo ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ni hadithi yakiri nayo na Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati, Anas bin Malik aratubwira ati iyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabaga afite ikimuremereye yifuza gusaba Imana, iyo yasabaga Imana yakundaga gukoresha iri jambo ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum, kubw'impuhwe zawe niho dusaba ubufasha, kubw'impuhwe zawe turagusaba yuko wadukemurira ibibazo byacu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Bagaragu b'Imana, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira akaduha ubu busabe bukaba mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi nsaba Uwiteka ko yabishimira nanjye akanyishimira.